apfa bigakomera. Reba nk'ubu isi ari kugenda akinywera, yamukunywa akaza akadusindira, ataduhaye ngo duhahe ngo tujye, akaba yahaze tukaburara, ariko akanatwima amahoro. Ndakundi nyine nese nsaba mwana wanjye tubigenze gute? Ugutegereza aho Imana se ubwo bunoho ntago tunaniwe. Reba igihe nahereye siko nyirukaho, mana ndananiwe pe, gira icyo ukora. Ihangane Imana ntabyo kwihangana, njye ndananiwe, ari ukugira nzapfire mu rugo, ndashobora nigira iwacu. nose njyewe uranziga Ndagusiga ndagusiga se urasigana na naso? none se ukubona agaca papa kunda ugikunda inzoga ubwo twashoboka. Gapfusha buzima wiskoraje akikwica. None se Ezri kuchama manga akurata mugore wanje ariko pa waganyira kigweni cyo kurya uzi ko cyabuze. Dama byo ndobe mbaze kuko nje ujomeze. Je ne sais pas. Jaja ndanywa inzoga kugeza igihe muziyahura mukagenda. Tuziyahura Ntabwo ari iwanyu, hano ni iwanje. Umuntu w'umugabo watubyariye ikizi? ababyaye se nawe ababyaye barakubwiye ngo nje ndabyaraga, ni nyoko wakubyaye. None niteye inda Ibyo byinda ndabyonse. reba nk'ubu hari amafaranga twari dufite, turi kuvuga ngo turayamenesha igitaka twubakishe hano. None dore nagiye kureba aho tuyashiraga ndayabura. Itebura riri kuko Nsaba Imana. Ariko nje ngubwire ibintu byo kuvuga ngo ino nzu niyo gusanurwa kuba murimo no mu rukudara, nizere ko mwanyumvishije ibyo kumbwira ngo ibitaka iki. Inzu yanje narayubatse neza, ntabe byo mubikaga hejuru, ni hasi harubatse. Iby'amatebura kuba gari kuvaho no gusenyuka muzabikoreho na nyoko. papa njengene no kuryama ku kamatera dore imifuka ziri gushwanya. Warasaze. Ibyo byamatera uzabibaze nyoko makurata. Nakuze njyama kubishahwabo, nakuze subona ndari umusore wambwawe jewe n'amashagari naganyayo nijoro. umva nkubwire, niba unyara mu buriri uje urapfunyika izo nka basungurira n'akarago ndakirago nzi. We n'ikintu nagufasha ni kimwe, ni ukureba uburyo nakubonera amababi g'amakoma ukajya bayagusasira ukaryama, kandi n'umuntu wariye ntabyo kuryama heza. Ibiryo bikora byose, uranyumva? None se papa nsaba Imana, wewe uri kubona biragenda bite? Ntabyo kurya biri mu nzu. Ibyo kurya se none muragajya arajya ndajya. Uburiri bwimutse bufite amapine, Bwimutse ntabucunze. Aho nagiye kunywera najanye uburiri, uzongera kundera sese. ariko Jefaze uko meze nuko ndeye, ntabwo mwashaka kunyera indwara. Hano ni iwanje. ariko n'inzara iratwishe. None se wewe wagiye kwinywera nta makara wasize? Oke, ntabwo nkunda ko umuntu ncagaririza ubwongo. Niba mwumva ibyo ndi kuvuga atari byo, nzane ya ngoni bahinde mu budehe. Oya nduzana inkoni ndakubwira papa. Zabakubitije ishoka noneho nimugombye kuzana ibyo ngibyo. Papa nsaba Imana rero batukubwire singo genda kukwisabira, ariko gusa ntabwo ari kugutegeka. Kunze abantu hari kiramvite, hari ibijumba mvite, ntabwo ari ibyo mvuze. nshagusaba Imana. None se waduha ibiceri tukaja kugura amakara? Ibiceri si ndabicuraga. ariko uzi ko iyo Imana yavuze ati ndimukamo, Ashe. ariko kunywa n'ibyo Ahe. Ziba. Nawe kandi uzibe. Sinongere kumva. Twaho Ntabwo ndi banki. Za beka ziriyo zibaga. Uje munaribuka ko ndi umugabo hano, ariko kandi ibibazo byanje byose ngomba kuyamenya nk'umuntu w'umugabo. utari kuzuza ibisabwa. Ibisabwa ni ibiki? Si ukubyara sinabyaye se, Imana izarera. None nimba warabyaye se ukaba utangiye kumwicisha inzara umwana umwe? Ndatekaga. Ntabwo utekaga, ariko Muri mu nzu ndasafura irimo. ugomba no kumva amakara ngo ibiceri by'amakara Mfite ifurusi. mwaje kuyagura. Je kwaka bibi bayaguye.
none si kareve wenda agenda mubwire ngo mba ninjira mu nzu ngasanga harimo inka ndabazibatwikisha impisi none amasafuriya ni kuzuraho imbyiro uzayoza Unda